Sharing food is key to a good relationship. Sharing food is key to a good relationship. Turabakunda kanda subscribe tubane kwicano umunsi wa none niba ushaka gucya ukarwanya iminkanyari uruhu rwawe rugagira itoto nk'iry'umwana muto. Uyu munsi turakoresha baking soda iza mu mapaki atandukanye, igura amafaranga hagati ya 500 n'igihumbi. Hanyuma dukoreshe ikawa, ushobora gukoresha Nescafe cyangwa se ikawa wikoreye iwawe, uko yaba imeze kose apfa kuba ari ikawa. Dukoreshe na turmeric. Murabizi ko ijya kumera nka tangawizi, ariko yo ifite ikureri ry'umuhondo, ariko n'uburyohe cyangwa se ubumara ntabwo bukora kimwe. Turafata turmeric, ifu ya turmeric, dufate ikawa, ifu y'ikawa, ushobora gukoresha Nescafe cyangwa se ugafata ikawa yeze ukayisya, byose birashoboka. Hanyuma ikindi kintu turaza kwifashisha muri video yacu ni indimu. Ntidushaka gucya se no kugira itoto, ushobora gukoresha iyi kawa rwose ukayisya ku rusyo, cyangwa se ukayisya ahandi hantu hose ushaka kuyibrandinga ikabonekamo ifu. Hanyuma nitumara kubona ibi bintu ko ari bine, twavuze baking soda, tuvuga ikawa, tuvuga turmeric, tuvuga n'indimu. Ufata ikiyiko cya baking soda, ugafata n'ikiyiko cy'ifu y'ikawa cya Nescafe, ugafata n'ikiyiko cya turmeric, hanyuma ugakamuriramo umutobe w'indimu. Iyo umaze kubona ibi bintu urabivanga neza kugeza ubwo bibaye nk'igikoma gifashe. Iyo rero bimaze kuvanga, upfundikira akanya gatoya, iminota 5, ugatangira ukabifata ugasiga aho ushaka gusiga, ukamasa neza aho ushaka gusiga hose, yaba ari face ushaka gusiga ukayisiga witonze nta na hamwe utarutse. Iyo umaze guhoma, iyo umaze kumaskinga face yawe, umaze kubyisiga neza, ubimarana iminota 30. Nyuma y'iminota 30 urabyoga n'isabune n'amazi meza, hanyuma ukihanagura neza ukumuka. Ibyo bintu ubikora mu iminsi 2 mu cyumweru, twice a week. Ubikora mu iminsi 2 mu cyumweru. My dear, bijya kurangira wabaye icyo wifuza, bijya kurangira dead skin yose yagushizeho, hanyuma ugatangira ukabrighteninga mu buryo buri naturel. Icyo ushaka ukigeraho. Urabona kuriya muntu rwose yarakeye. Niba wadukunda kabudukunze kandi subscribe, ukore share n'abandi babone ibyo tuba twarushije abandi mu buryo budahenze. Ibi bikabije byagutwara amafaranga nibura 800 y'amanyarwanda, kuko lemon ni 100, baking soda na amafaranga 500, turmeric kiko ni 100, then ukamixinga neza. Urakoze.